bro Asiko baramushaka kurwana Ndumva we wari wabona urane mu karitasi oya ngabasirika mbabwiza ushobora kuba uri ingona nje ndi ntare nyine kambabwiza ukuri basimureke ngamwese basinda bakunda ariko nuko gusa abapolisi ko tugira morale na story nyinshi uwa muzi ko muturushaka abaturage banje bagira amahirwe shaho uzi ko imineke yose wazanye tarumva mufite uburozi nta nubundi nago ndoga amaze imyaka 17 ndi gucuruza ye gufata undi oya vande ndashaka kumva imineke 10 byibuza kugira ngo uje mu kazi Asasu yanje ngiye kuratana nani ryakoze kwene Sikaritie nta bisambo bikibamo leta isigaye nshirando ari amahoro kandi I don't need peace anymore sinkene ibintu by'amahoro n'ukugwana Antu bizigi para komando nti dukunda utuntu twafeka kuza kwicara mu mirima tukarinda inyoni Sambo zarabuze Nje ndaza gusaba president fungura abajura bose zaza nirukankana nabo umwe kundi nongere mbona akazi hari guca abacuruza amagi abacuruza intogi buse warasa umucuruzi w'intogi Danje Masasu yanje ngiye kuyasubirana Kakabunda ni gatari ko karameni impyiko z'abantu uyu munsi uwo gize uwo mbona namura satani cyarimwe kandi mu kuguru mu mutwe mu mpyiko Eko uyu muntu afite burara abantu iyo bakire biyemera bina bakavuga na abakire waba umukire gute udafite imbunda ko umukire wa mbere ari umuntu utunze imbunda nabo umukene ariko mfite imbunda nukugutunga rumwe ukampereza uzifite iwawe byose nabagura imirekera nikuru ni nko buntu Petit jo hapa wowe ufitemo imineke ufitemo ibijumba ufitemo imineke n'ikijumba kimwe ndi kurya imineke exano tuba twarushe tuba twarushe kabisa kanumve shaka kutagiye kundogera abaturage sha rekura we Petit ni 50 afande 50 ndakwishura muri ubu buryo kwishura muri ubu buryo oya pe rekura Petit jewe Sharife ndashaka gufata umuneke ukabyimzu agahanga ngaturitse ni 50 50 no safande ndi kurya ikijumba tuza wewe pumbuzika ikintu giye gukora nabandi muze mugure ni 50 ceceka ngiye kumva kutagiye kundogera abaturage nago abaturage banje ndabakunda ku buryo mbitu tuzina bitabashushu benga bitabapucuri ba bebe ibaze rero ndogeye basheri zaba bibabaje urumva ngiye kumva kutagiye kubaroga noneho ugenda ucuruza imineke yawe sivyo afande maze imyaka 10 ncuruza nta muntu naroga rwose Nanje maze imyaka 10 ikora igipolisi nta muntu ndarasa afande gupfa shobora kuba rero ari wengiye guhera nkakumena ibifu zizo fande mabara iyo ni 50 afande maze imyaka 10 ncuruza nago nje naroga umuntu sureba ndi no kurya ikijumba nanjye kugira ngo ndebe ko nakwiteza imbere ndagwatera imbere udafite umutekano vraiment urabyumva icyambere n'umutekano kandi umutekano uba afande ahaze uraryo umuneke nanjye n'ikijumba nari vuga dusangira Petit gubuza abaturage banje barakize uyu muneke wa mbere ntagurose koma ngashise ni nk'ubuntu n'abandi mukomeze muze umva niwe nje turi kuvugana none se barabakiriye abaturage banje barakize umuneke wa mbere surose ngiye gufata wa kabiri
oya fande tuza kamenyeye n'abandi bacu abanyeshuri bashaka kurya imineke itera ubwenge n'akanyama iyi ngiyi bayita ntuza bayita peti ndakurasa mwongere uvuge ceceka cyane biwe muracuruza mu gihugu birirwa tuvunikira barangiza ngo oya nari ugeze ku ijana niryo ugezeho abaturage banje ni abanyamahirwe n'umuneke wa kabiri ntaguroze vuga ngo umuneke wa kabiri ntaguroze vuga uko ujya uvuga wowe mugingo uranyigana ururimi nkoresha ngiye kujya uwa gatatu nsanga uroze oya vande ntabwo imishano iryo itanu rigezeho rero ntabwo ndi kuryandika uwa gatatu ayiwe aka ngaka wagasizemo afa karekere hano urakajya nako aka ngaka nako uze kukagurisha agaca ni 30 abakiriya oya kanshobore nanjye nkarya sabwo murako n'umuneke wa gatatu ntabwo uroze abaturage banje bagira amahirwe shaho uzi ko imineke yose wazanye utarumvamo ufite uburozi nta n'ubundi ntabwo ndoga amaze imyaka 17 ndi gucuruza ye gufata undi oya vande ndashaka kumva imineke 10 byibuza kugira ngo uje mu kazi oya 10 oya gumisha hano kana yende kukajumba nane Tangazo leta iramenyesha ko buri muntu wese warenganye cyangwa wumva hohotewe yahamagara iyi nimero 112 tangazo we iriya tangazo waryumvishe se ngiye guhamagara 112 we tu telefone umeze umunyegeri peti nako muri koperative y'imineke wa kandi dumenyere umishano no cana cumbishe ririya tangazo sha ryo kuvuga ngo nimero bahamagara umuntu bahohoteye bagahita bamurega iki cana ntabwo ihohoteye kuva kare nari imineke yacu ishobora kundeka ishobora guhamagara kivuye hano reka nanjye ngipangire imitwe hasigaye umuneke wa 10 urenda wakubita icyo bita terebye wishyira icuma we ushaka kuntema nanjye ngire aya zana ukuboko neza gutya kuboko kuno sishira icuma mo hano gutya urahita ugira terebye urahita uja gucuruza imineke avanduzi ko nuwanyu mumaze winu wa 10 ndarya ikijumbu karya imineke uzi ko nanze no kuyirya ubyara rwanjye rurahaguye gusa yendere none ava nushaka undase mfe n'undi uburozi abaye iki aho wahereye uri none se ko naro murabandi arapfuye nyakabwana kweli cyacana ni ikibwa kisizemo n'inoti ya 2 yo faranga y'umuntu araryoha kweli none se nta nubwo cyana turanyeho n'umurozi kweli umuntu baroze inyagambura nk'umuserebanya cyangwa kumugwayi w'igicuri kino cyana kimpaye umubyizi ahubwo uriya kizi ngo nije uri buje kukirega ngo candoze ngo afande yapfuye twari amasazi mu ishamba shango twakwicwa n'aka kaneke imineke ndayitsindiye nyine abaturage ba feke karibu afande karibu afande mineke iyi mineke none nanjye ndayikora na TikTok umufandi wakoranye TikTok imineke yakoreye mu kazi ipolisi ni cyiza mana yanjye wakinkuramo yabagize nabi
afande Mineke. Kuba wigenda wikatisha gutya wikaraga utumini igihugu ni icyaso. Wese ni icyaso. Umbwiye ngo we ni icyaso kunkangara cyo bagwe ko nkangika cyangwa kwereke ko ari ica papa kwereke unyereke ukuri kw'Imana n'ubwa mbere ngiye kurasa umukobwa ruremo uzambabarire kino ca undasa bisumbye kurasana birimo oye siburetse afande. Umenye ko ndi afanda ruko ngutunze imbunda. Nyine ngaho. Taguzi uniform za gipolisi. Nyine amusore nago nari nzi ko ari we nako nasi umuntu wo mwafande utukana we baho. Ngubu rero uragiye mu gisimenti birirwe bagushusha babasore bagukora kora. Utaye washushe kandi uza kagapanu kabuza magi. Ugiye. Se mu gisimenti niho honyine abakobwa bajya. Ubu ngo muri iminsi ngo niho washushe ngo barashusha bagashusha. Tuzabarasa. Urumva peti? Afande nawe urasese. Witwa ndese? Witwa Keira ariko ufite n'ikibazo cyo kuba wafunga. Muri iyi minsi abo urahinduka cyane, ejo uri igikara, ejo uri inzobe, ejo uri kaki, ejo ufite ikibuno, ejo cabuze. Niba wagitiriye wagitanze. Tuzamenya urukundo. Nako rwose naganda Paul uransekeje. Toka komastani. Amazina yaje wabwiwe nani? Ubwo surumva kakanya nari kuba nibagiwe komedi zawe dukinaga ku ishuri. Ubwo urumvaga wahejeje. Indi. Naganda Paul. Uza amazina yanje yose Ntaganda Paulo n'umukuru wenda gufunga. Ako nega ubu sibye kwirengagiza. Ubu tuvuge ko utamenye gute wibagirwa umukobwa mwicaranaga ku ishuri ku ntebe imwe mukundana. Igipolisi ndakivuyemo. Chawa mpobeye. Urumva ushaka nkobera. Bobera nukuri. Sheri wanje wa kera. Bivuye mu kazi ariko wihangane. Uracyari mwiza. Akora kera ku ishuri ni wagaga kandi narakwihanganiraga. Nese umeze ute? Udatuma ngarura imbunda. Oya na ako se sheri wanje yandase. Ngira n'amasengere nambara imbere y'imyenda ya gipolisi twanasohoka ubu ngubu. Nese uko kuyatangiye guta imyenda y'igihugu kandi. Ujya we mu kanya ndagarukamwe ariko twabanje. Turasohokana kweli. Nare ubu ngiye no mu gisimenti. Nakubise no pantaro n'iyisengeri bagira ngo ni ya ma old school ya kera ya ba 50 cent na batiyayi kuko bambara n'imyenda ya gisirikare ni ya gipolisi. Ariko rero shanda cyagukunda hope we. Kweli uziko naretse gukunda abakobwa bose. Buriya nagiye no mu gipolisi. Nzi ngo nzafiramo wenda nje ku rugamba. Sanga abapolisi ntibaje ku rugamba bakora gutya mu gihugu bisanzwe. Ndababwira ndabasaba banshire mu baparakomando barambwira ngo ibiro byanje nzizaje mu giparakomando. None ndakubonye Imana yari siko tuzahura nanone. Umva tureke ibyo nago ngegeye mu gisimenti. Nubwo nyine twakundanaga kera rero ko byarangiye aciye kinini wagiye ukwawe naye ngenda ukwawe nyine mfite undi shuri nago byakunda kandi nyine niwe ngiye kureba. Ubwo rero urihanga. Hope ufite undi mukunzi? Ese ko wagiye ukanziga kandi ko nagukundaga n'umutima wanjye wose wajyamba igenzo. Hope ndacagukunda nukuri. Hope icyo ngeneye njewe pereza amajwi urumva ko na kera tukiganira ku ishuri ku ntebe twaravuga ngo tuzashakana. Hope nukuri ndacagukunda. Nese ko wagiye ukanziga kandi nakona. Ari indirimbo baza bavuga ngo urarinzwe. Uzaba uri kumwe na fande mfite imbunda. Taga isambo cagufata. Ngewe nivubi narirasa n'umubu nawurasa. None wowe uri kuja ku butipe bwa fake buriya bwambara balansiki oya. Oya naga fake ariko nyine nakundi twabigenza nyine babiza aciye kinini kandi nubwo nyine nawukundaga cyane niwe wagiye ukansiga ujya mu giparakomando ni nkunda nyine ndacyagukunda ariko nakunda bigenza ko mfite undi mukunzi
ahubwo ataza no kumbona ko ni harahirye kangende ka wihangane Hope baramujanye kweli. Hope my everything. My mutima wanje. Hope agiye gutuma ndeka igipolisi. Kamukurikire. kuri kumana niwe nkunda wenyine nta n'undi musore ndahari niwe ukunda wenyine waturutse he ntukabeshe umusirikare abasirikare n'abarakare iyo umubeshe ni bibi nta n'ubwo ngo yongeye muzi yorowe agundi nduwahe niho mu gihugu ndi umupolisi w'igihugu ukomeye cyane polisi utazi no kwambara utazi kwambara umuntu wese umuntu araregeza njengeye mu kimansuro mba ndi mu kazi ko nagwanye n'abantu reba hano ureba umwanda ureba inifomu yawe ukuntu isa neza asinaga wariko nako nta nubwo nyizi naganda sheri bameze nka muzira ni sheri wanje namuteye n'indayikuramwo ushaka kubera ko wankuriyemo umwana sheri nuko ari kumbeshya nta nubwo iki gihungu nyizi sunduruwa hewo je ndi umufande anyubahe kuko byanditse kuri umufande we byanditse se byanditse kuri umufande gusha iriye niba ari kose wakubise nanje narakubise amafunzo ndashaka kumvabura Dago wampabura we natwe twakoze amafunzo bro Asiko baramushaka kurwana Ndumva we wari wabona urane mu karitasi oya ngabasirika mbabwiza ushobora kuba uringona je ndi ntare nyine kambabwiza kuri basimureke ngamwisi basinda bakunda ariko nuko gusa abapolisi kwe tugira morale na story nyinshi uwa muzi ko muturushaka wese uraneza abantu birirwa mu mashamba n'eshamba Yenirwa mu mashamba bansishamo amasasu nirwa ngwana n'intare uzi bisambo mvura navyo nijoro nje gwana n'amajini ya nijoro n'abacuraguzi je uzi byo ngwana navyo za misile za kompra ndazifata nkazimira wowe uri kuzuzana n'uneso n'umuntu ngaye mira runo rusasu rumira fane ndago umugeni rumira uraneza abantu nk'aba ngabo je ndi umurakare very bad ko ni sasu tayikanga sazi mbanze ngukanga ubone ko ni sazi ko nahita ngufata ngo guhekenya ngahita ngucira urabona ifoto yawe wapfuye wowe wewe warayibonye se niko nkwereka ifoto yawe wapfuye reba kira namumzi ko ari n'ikinyabwoba shamwetse gukwana ngabasimike gushwana usigaye unsebya byuzi n'ushaka umuntu w'umurara mukunda nabyivuze ari umurara ukurenze wowe uri umurara uri mu uniform niko urumva wowe watabara ndi wowe twe turi abantu babicana turwana n'amajini nijoro ubwawe uri ijini warwana n'ijini gute urwana n'amajini magenzi yawe turwana n'abantu badafite amaperime badakunda igihugu nyine wowe nibo bagushize kuko ariho ukwiriye turwanira igihugu ushaka iyo dufata igihugu tukajya kwagura imipaka tukagura igihugu wowe uri gufata abajura abajura badafashwe se abaturage bagira discipline abajura badafashwe abaturage bagira discipline wewe bakurindishije abajura kuzi uri umujura je bandindishije abajura kuko uri umujura nawe umutekano w'abaturage ndawufite gutya ni ba bebe banje ndabafata bapucuri turahorana ubundi igisambo kirindisha igisambo kigenzi cyacu kuko cyaba kizi tekinike bakoresha tuntuke ubwawe uri igitutsi ubwawe tuntuke turakoresha kataya simwetse kurwana ndabona byananiwe kumvikana ngabasireka tujye no kumuyoboza batera abakize ndabona kuganya kwikiza byabananiye siko muna mutangiye kongera kwangana kandi ibyo mwakoze ntabwo bihagije ako se muri mu biki yengire kandi baramuratangiye turwane wowe tugenda tujya kureba umuyobozi mureke ibyo ngibyo mwahanganye hasi umuyobozi wiriwe neza muraho
muraho ko mu ndamukiye ngiye mu kazi nyine habaye Bagenze bite? ikibazo urumva nyine uyu muhungu nyine twahuye duheruka guhura igihe kinini cyane twakundanye nyine ku ishuri tuza banza muceceke bwana abayobozi namwe mwanze muceceke tuza nimba ari wowe ikibazo cyaturutseho ugerageze gusobanura neza uhumetse bashe kumva ikibazo numve nicyo nabafasha nyine muyobozi urumva uyu nguyu yitwa Ntaganda ndamuzi uyu nguyu twakundanye nyine kera ku ishuri muri segonderi ataraba umupolisi noneho dutandukana nyine we agiye mu gipolisi nyine sinamenye uko yagiye akazi k'igihugu nyuma uyu nguyu turahuye nyine yitwa James nawe twarahuye nyuma nyine ariko yarabaye umusirikare turakundana ubu nyine niyo twari turi mu rukundo noneho twahuye ngiye kureba sheri wanjye duhuye rero ahita agenda nkurikiye mu gihe ndi kuganira n'uyu nguyu nka sheri wanjye uhita abyitambikamo none banze kumvikana n'umwe expired none se ikibazo niko kimeze bwana ngabo y'igihugu uyu nguyu ni expired yararangiye arimo arashaka kuzana ibintu byo kongera kuzura urukundo ikintu gihari ni ukuvuga umukobwa nanjye umukobwa aranguye umwe navuge siwe babajije ariko aracyari ikibazo kiva tumenye nuko ukuntu tugikemura ibintu bimeze sinabwo uri kubibona bwana muyobozi ni ukuvuga ngo njyewe ubu ngiye n'ibyo ugezweho uriya ni umwe expired ariko arimo arashaka kuzura ibintu byarangiye wowe urazura Imana wowe urashaka kuzura urukundo rwapfuye ikintu gihari umukobwa nanjye arankunda sibyo yabivuze hope sunkunda ho aranariza arankunda ni ukuvuga ngo uno mukobwa akunda abagabo babiri ya nyine uyu nguyu yaje ariko iki kimukangisha igisirikare mwarakundanye wari ukimukunda uyamukangisha igisirikare mwakundanaga nyine nakundanye n'uyu kubera uyu nguyu nyine nanamubuze inagarutse ndari ushatse kuvuga iki mbese uyu yabaye insimburangingo hoya bose ndabakunda kandi bari kurwana ngo nabo barankunda njye ntabwo nzi ukuntu ndi bubigenze mbese ubu kambabwire ngewe nk'umuntu w'umuyobozi wize amategeko nzi n'ibyo igihugu giteganyiriza abantu nk'amwe mwabashe guhohotera umukobwa mwamuhohoteye mwari mubizi se uriya muhohoteye mwamubujije uburenganzira bwe ngeweho parankunda kandi ikintu nababwira ni iki ikintu ngiye kubaciraho urubanza muracyemera turacyemera cyose turacyemera ariko ngewe mbone nshiranuka no mu Caritas okay umukaritasi mwese muri abakozi b'igihugu nkanjye cyane rwose ntago nakwemera ko muhomba umukobwa mukunda uno mukobwa tugiye kumucamo kabiri impfe nta gupfa ariko turagucamo sinzi nimba upfa ariko turagucamo kwa kubwacu kuko nanjye nagupfira njye nanamira igisasu ku bwawe ukuntu bigenda simbizi turapfa kugucamo nimba upfa n'ubu udapfa ntaje ariko umwe aratwara igisate kimwe undi ikindi turahera hano gutya kwate umwe atwara agasate n'undi gisate kamaze mbaze urabyemera ko tumucamo atwara igisate umucamwo urumva ariko nzarira ndi kumuhamba igicera natwaye kandi uzamuhambura kigumana igisate nzaba ndi kure urabyemeye ko tumucamo igisate se ndakugumana atapfuye se banzi nyine uvuga icyo wemeye turamucamo utwara igisate cyangwa uramuhomba wese bamucamo utwara igisate nzakimanika muri salo wowe bwana ngabo y'igihugu urumva ukuntu atanatekereza ngiye kubera ukuntu umukobwa mukunda ntabwo nakwemera ko ari n'umukurya n'umubuni wagukora ngo mbyemere rero nakwemera nkamuhomba kugira ngo apfe kuko urukundo mukunda nk'inkimwe rero ngiye byo kumukata yashaka yanamujyana ariko akagumya ari muzima aramumpaye okay urubanza mu mbabare sinabashije kujya mu nzu kuko nari ndi kujya mu kazi ariko urubanza nirwo rubanza runyoroheye pe iyo ni nyirabwenge nari mbashije kubaha kugira numve umuntu ukunda umukobwa wemeye ko dukata mu mukobwa cyane numva mufite n'urukundo bivuze ko wakwemera akanapfa rwose ntacyo akumariye yapfa kandi iyi ngabo y'igihugu yo iravuze ati ntago yakwemera ko bamukatamo kubera yahita apfa wowe ntago umukobwa umukunda bwana muyobozi wa polisi
uno mukobwa muhaye ingabire ntabwo cyamundaga n'ubundi nashakaga kiriya cyane urubanza rugenze kandi umbabarire nta ruhare runini mbifitemo umuyobozi urakoze ubwenge buke bwawe nibwo butumye umukobwa kitanankoraho ukuntu cyavuga ngo umuyobozi urakoze amwica umuyobozi imanza zawe kirabera niwongera no kumurota umuyobozi niwongera no kumurota nzamutera mu nzozi mwicire oya ni none ntabwo cyankunda jinga sa umuyobozi nushaka umusheke mu isombe